nta ntungura bagutumye ngo uyifate gukiza icyaha, nta n'ahantu wayibona. None n'umuririmbyi abuze no kutagufasha, ubuze no kutibuka n'ibihe byashize. Uvuga ngo Imana yankuye, Imana yangiriye neza, Imana yampaye abana, Imana yampaye urugo, ntaringira icyerekezo. Umuntu akagutungura akakubwira ati nk'ubu icyakuzanye hano ni igiki, wabasha kugisobanura? Umuntu akakubwira nk'umuyobozi akakubwira ati ikintu kikwicaja kinsobanurireho. Amena. Ariko twebwe tugira gute? Tuvuga ibyo tuzi. Ujye wicara uvuga ati nubwo nicaye hano, impamvu nicaye hano ni kubera Imana. Imana namenye. Ntuvuge ngo nakirijwe igihe niki, agakiza karatwegereye kuruta igihe twagize gute twizeye. Ati mwiyumanganye mu byago mugiye kubona, murinde imitima yanyu itagwa hehe mu gicu. Amen. Jya wiyumanganya wihagarareho, umuntu akagucishemo ijisho ngo aritungutse arihamye. Amen. Uvuga ngo ngiye mfite Yesu, Imana yankoreye bya bindi na n'ubu nta hantu yagiye, n'ubu izagira gute izantabara. Imana sha yandindiye imusanze. Amen. Haleluya. Uzi buriya nibutse Imana y'imusanze, hagenya ntekereza atari ko Imana y'imusanze. Haleluya. Imana ikakurinda umanuka uzamuka ahantu hose ikahakurindira. Imana yanzanye hano umukino y'ijye ntahazi kubera gahunda y'Imana. Buriya rero Imana yakujyana aho ishaka. Imana yabishize muri bije yabyo, yanabisobanura ibintu bigasobanuka. Ibyo wabonaga bisobanye ikabisobanura. Wabonaga ibibazo bikurembeje uri kubura n'ahantu uhagarara, ariko Imana ikakugirira neza. Amena. Buriya icyambere ni uguhora ufite umutima yuko Imana izagutabara. Amena. Haleluya. Buriya mu buzima nanga ubukene. Nanga ubukene, nanga no kubona n'umuntu ukennye. Nuko ntari umukire. Buriya nanga umuntu ukena akageza kuri nivo akabura n'icyajya, akabura n'agasabune, akabura n'iki. Naravuze ngo Mana yiza ko mu butunzi nari guhera ruhande. Ubukene ni bubi. Haleluya. Buriya Imana yacu ni nziza, iratabara iyo igihe kigeze iragutabara. Amena. Nuko ndashimira Imana yuko ejo bundi nari nagwaje umwana uriya. Ejo bundi kuwa Kane nari navanyeho umusaza wagwaye, mujyana kwa muganga, ariko ndi kubona ari koroherwa, yagiye ku ishuri. Uyu nguyu nawe ahita afatwa. Mwarimu arambwira ngo umukundwa yagwaye, njya kumuzana. Nawe ejo namwije kwa muganga, ariko ndi kubona hari icyo Imana iri gukora. Haleluya. Niyo mpamvu namuzanye gusenga, niyo mpamvu atagiye ku ishuri. Buriya rero Imana yacu ni iki? Ni nziza. Ntawavuga iby'Imana bwakwira bugacya, Imana yagize neza. Hari ikindi ngiye gushimira Imana. Twari dufite ikibazo, hari musaza wanjye mfite ubi Butare, afite urugo, afite abana 5. Yari amaze igihe kinini adafite akazi rwose, afite ubushumeri, aba mu cyari Butare kuri kavuko y'iwacu. Rwose ndashimira Imana, abantu bajyaga bagerageza kumufasha, abantu bo muri famiye Kigali bakamufasha, bakaba ari bo bibandaho kubera yagira intakazi yari afite. Ariko ndashimira Imana yuko Imana ni nziza, igihe kigeze iratabara. Ejo bundi Imana yamuhaye akazi, akorera abantu baba muri Amerika. Nukuri ndashimira Imana, yaciye inzira aho zitari, yabanje kuza i Kigali akora akazi kadasobanutse, ariko tukayaduha twinginga Imana tukavuga ngo Mana uzamugire neza, papa higwa abona akazi keza kamwubahisha rwose, atari akazi kagayitse. Nukuri yabanje gukora akazi kagayitse i Kigali bakamurangiye, ariko tubona ntigasobanutse, nawe karanamunanira kubera n'imbaraga kasabaga. Nyuma yahaza kubona akazi keza, akorera abantu b'Abanyamerika. Nukuri Imana ishimwe, ihabwa icyubahiro. Naravuze ngo bujya kubabara siko gupfa. Haleluya. Haravuga ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu ari nijoro, aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora kiretse Imana iri kumwe nawe. Aramusubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyagwa
akuze yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyagwa na Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyagwa n'umubiri nicyo umubiri, n'ikibyagwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyagwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemu aramusubiza ati ibyo byashoboka biti? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'abafarisayo ntumenye ibyo? Ni ukuri ndababwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo ndahamya. Ubwo nababwiye ibyo isi ntimwemera, nimbabwira ibyo ijuru muzamera muti? Haleluya. Ni ukuri izi ni inkuru za Nikodemu zijya zimfasha cyane. Uyu ni umukozi w'Imana Nikodemu, yaravuze ati ni ukuri ndababwira yuko mukwiye kubyagwa ubwa kabiri. Amen. Kubyagwa ubwa kabiri ni umwuka wera. Amen. Ukava mu byo urimo ukavuga ngo jyewe ubu nihaye Imana, uko ndi kose birampagije. Amen. Mu bibazo byose mfite nihaye Imana, ninjiyemo neza, ndi kumva Imana. Amen. Haleluya. Nikodemu arababwira ati ukaba uri umwigisha w'amanuza y'amategeko ntumenye ibyo? Ni ukuri biratangaje kuba waba uri mu nzu y'Imana, uhora uza mu nzu y'Imana, ariko ntumenye yuko Yesu yaguhamagaye. Nticyaba ari ikibazo? Cyaba ari ikibazo kuba wahora uterana ukavuga ngo niko byahoze, aka ni kamucerenga, ukahora ucerenga hano mu rusengero na ndetse rwose ukumva n'ibintu by'Imana ntibigire gute, ntibigufataho. Ariko uyu Nikodemu aravuga ati twebwe tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twagize gute, twabonye. Mbese ubu wakubaza ati mbese ubu icyakwicaje hano? Umuntu akagutungura akakubwira ati nk'ubu icyakuzanye hano ni igiki? Wabasha kugisobanura? Umuntu akakubwira nk'umuyobozi akakubwira ati ikintu kikwicaje kinsobanurireho. Amen. Ariko twebwe tugira gute? Tuvuga ibyo tuzi. Ujye wicara uvuga ati nubwo nicaye hano, impamvu nicaye hano ni kubera Imana. Imana namenye. Ntuvuge ngo nakirijwe igihe n'iki. Agakiza karatwegereye kuruta igihe twagize gute, twizereye. Amen. Haleluya. Uhumure, Imana iri kumwe nawe. Mu bibazo byose ufite uhumure, Yesu muri kumwe. Ujye ugende mu Mana, ibyo ukora byose ubikora n'iki? Urukundo. Amen. Kandi ni ukuri dushyize hamwe tukagira urukundo, ibintu byose byashoboka. Sibyo? Byashoboka aha hose, nta muntu wagira ikibazo. Mama nakiza twamusura, nuriya tukamusura, nuriya tukamusura. Umwe azana 100 n'undi akazana 100. Umwe azana 50 n'undi akazana 50. Tukagenda iwawe tukavuga yuko Yesu yenda kugaruka. Sibyo? Nta probleme wagira, nta kibazo wagira. Ubonye abakozi b'Imana batungutse mu rugo rwawe bakakubwira ati niritari iri ryaragize gute, byarakeye. Kuki ujye ugira ikibazo ukumva cyane akwica? Ntiwibuke yuko aho yagukuye ariho hari hakomeye. Amen. Buriya nta kigeragezo kitaza atari muri rusange. Ikibazo ufite ni iki? Umuntu wese wicaye hano yakubwira ikibazo afite ugasanga ntawe uhuje n'undi. Umuntu wese yifitiye akabazo kabana nako agendana nako. Iyo udafite Yesu rero ngo ukirukana bikubana ikibazo. Amen. Haleluya. Umuntu akakubona uri kugenda atari ko suriya bimeze biti. Bimeze gute se yamenye ibyawe? Yamenya akabanga ugendana. Amen. Akabanga ukibitseho. Nta n'uwakavumbura ngo azakamenya keretse wowe. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abantu batagira iki, batagira ubwenge. Ese ujya wicara ugatekereza ukavuga ngo ese
nubwo maze iminsi muri iyi si ubu ndi kugenda nk'umuntu uzi ibyo namenye, cyangwa ni ugupfa kugenda gusa bakanyuha nawe ugaca aho mu bari hose urimo uri gushayisha, ntuzi igihugu kigwana n'ikindi, ntuzi aho icyerekezo kigeze. Haleluya! Tugira icyerekezo cyo mu mwuka, uvuge ngo ngewe maze igihe kinini naramenye Imana, ntabwo biragatsindwa gutanga gakondo y'iki y'abasogokuruza. Amen. Biragatsindwa gutanga gakondo y'abasogokuruza, biragatsindwa gusayisha mu byaha bitandukanye. Ni ukuri pe, umuntu ajya yera imbuto n'aho agenda no mu byo uvuga, wirinde uko ugenda utagenda nk'umuntu utazi ubwenge, ukagenda mu nzira ngaho ni rwa runaka uciye aha, dore ni wa mugore dongo yamenye Imana, arabura yamenye Imana yahehe, afite yiwe yamenye iyihe. Jya ujya umenya uko ugenda, utagenda nk'abantu batazi icyerekezo. Ubu umuntu afite icyerekezo cyo mu Mana, n'icyo mu isi wagishaka Imana ikagushoboza ukakibona, ariko mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no kugira gute no gukiranuka. Imibereho yawe yose ishyira imbere y'Imana, Imana izagucira kanzu, izagucira kanzu ugira icyerekezo cyiza, ariko mbere na mbere ugira icyerekezo cyo mu Mana. Wumva uhamanye n'Imana uvuge ngo Mana nge ndemera ibyaha byanjye, ariko ndo kugirirwa neza n'iki nawe. Ntugahakane Imana, ntukavuge ngo nta cyaha mfite, ngo n'intungane bwicumuye kangahe karindwi. Jya wemera ibyaha ufite, ubyemere uvuge ngo Mana genda wo kugirirwa neza nawe. Nta mafaranga ngira, kera ngo abantu bafataga inuma n'intungu, ubu nta hantu wayifata igukiza icyaha. Amen. Ariko agakiza umwenda wari utabutsemo kabiri, Imana iravuga ati mwigerereyo, umuntu wese yigerereye. Ikibazo ufite nta ntungura bagutumye ngo uyifate gukiza icyaha, nta n'ahantu wayibona. None n'umuririmbyi abuze no kutagufasha, ubuze no kutibuka n'ibihe byashize. Uvuga ngo Imana yankuye, Imana yangiriye neza, Imana yampaye abana, Imana yampaye urugo, ntaringira icyerekezo. Amen. Haleluya! Imana yampaye abana, Imana yampaye inzu yo kubamo, yenda nubwo bimwe binyimye ariko mfite ibindi. Amen. Ubu so buri kintu ushima Imana, ubu wakibura mu mibereho kuva waremwe, kuva isi yaremwe nawe ukikandagira, ubu wa buri kintu ushimira Imana. Nge ntabwo mama mukundwa nakibura, nahagarana hariya mu isoko nkabivuga. Amen. Haleluya! Imana imbere na mbere yaduhaye agakiza kayo ku buntu, cyatwara bagaturike tuyadutonda umurongo tujya kwa padi, ndabyibuka. Ariko ngewe naca ku rusengero rwa ADEPR ahantu bita mu Macyazo, kuri ADEPR kuri paruwase yacu, nkumva ibintu by'Imana bari gucuranga, nkumva ibintu by'Imana ndabikunze, nkumva amasengesho yo mu bagaturika atandukanye no muri ADEPR, nkajya mpahagara nkahita nkajya mu rusengero. Ariko ndagira nkubwire, agakiza ni keza, agakiza ni keza, nubwo umuntu yagiye ahura n'utubazo dutandukanye, ariko agakiza ni keza. Reka ndirimba ukaririmba. Agakiza ni keza karakiza, tubihamye ni keza karakiza. Agakiza ni keza karakiza, tubivuge ni keza karakiza. Haleluya! Agakiza ni keza karakiza, Imana ihabwa icyubahiro. Nawe ikintu nakubwira, ujye wigira mu Mana, wumve ko agakiza ari keza. Ntukajya uvuge ngo ni muri kirabaye, ujye wumva yuko Imana uyizi. N'umuntu waguhagarika akakubwira ati tubwira ibyiringiro ufite, ukamubwira ati twebwe dufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru. Haleluya! Dufite ibyiringiro byo kujya mu ijuru, aha mu isi turi abacumbitsi, igihe kizagera umuntu wese ajye aho Imana yagize gute yamugeneye. Mbese urumva mu ruhande rwawe urumva uzagenda ute? Imana ihabwa icyubahiro. Nayo magambo nari mfite, reka dusenge. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye Mwami ko wabanye natwe uhereye kuva kera tukiremwa kugeza kuri iyi saha. Mwami ntacyo twagushinja. Mwami Imana yacu, ijambo ryawe riratubwira ngo umuntu wese ujya kuvuga ibyawe abanza ave mu bidatunganye. Mwami Imana yacu, kandi umuntu akiri mu isi afashe igihe mu ntambara, utugirire neza umuntu wese uri hano. Ni ukuri dore ababyeyi bahageze,
ni ukuri Mana, hari n'abana hari n'abagabo, mwami ukomeze kuduha icyerekezo cyo mu Mana, uduha umwuka wera nk'uko Nikodemu yigishije aya magambo aravuga ngo ndabona bibakwiriye ko mu byago bwa kabiri. Imana itugirire neza, ni ukuri tubyago bwa kabiri, ni ukuri kw'Imana rwose tugire umwuka w'Imana wawe kugira ngo ujye ubasha kutuyobora muri iyi si, kuko tutagufite ntacyo twaba dufite. Turagushimiye mwami, amasaha yose turi bube mu nzu yawe, ubanza udukoze ikara ryaka ku munwa, umuntu wese avuga avugishijwe nawe. Ni ukuri tugirire neza icyo dusobanura umwuka wera, kandi mwami ibyifuzo dufite byose urabizi ko bikurikirana, ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu urayizi kuruta uko twebwe tuyizi. Utugirire neza uwo tubanje gucyana shitani, mu izina rya Yesu ducyashya abadayimoni, mu izina rya Yesu ubanza utugirire neza mwami, twongere kumva tugarutseho, twongere kumva Imana nyamana mwami yicaza umuntu ikamukura mu kaga, mu izina rya Yesu ivana umuntu ahamanuka ikamuvana ahaterera. Mwami Imana yacu, uri Imana. Iyo twibutse ukuntu watugiriye neza ukadukura ahantu hatandukanye mwami, aho umuntu yarebeshaga amaso akabona havuye, yewe ni ishimwe rikomeye cyane. Iyo dukuriye imibereho yacu dusanga iyo utaza kuba mu ruhande rwacu ababisha baba baratumize bunguri mwami, ariko uwarongeye uduha icyizere cyo kubaho. Turagushimiye. Natwe ntabwo twabona ikintu twavuga, ntitwabona n'ifeza twaguha, hoya mwami nta n'ikindi kiguzi dufite, nta nubwo ariko tuvuka mu miryango yo kwa ba runaka, hoya nta byishingikirizo bihari, ahubwo ni ubuntu bwawe watugiriye n'agakiza kawe. Ukomeze kubana natwe, ababyeyi bari hano ndabasengeye bafite ibibazo bitandukanye mwami, nta joro ridacya mwami, n'iryo ku bwanwa ryarakeye. Utugirire neza umuntu wese ufite ikibazo ahangaha, umubere Imana mwami Imana yacu. Hoya twamaganye shitani yo kwiheba mu izina rya Yesu. Umuntu wese ubona inzira nta hantu zaca, hoya uca inzira aho zitari. Waravuze ngo inzira zawe zirenze imyenge ya supanete, kandi koko supanete igira imyenge myinshi. Turagushimiye. Reka ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduha umwuka wera, kandi umuntu wese akomeze kumva icyo umwuka akomeza kubwira amatorero. Komeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.